abanyarwanda ntago bari bazi kwambara amapantaro cyane cyane abanyarwandakazi. Ibi bintu byo muri salo gutunganya imisatsi kw'abakobwa bicyaduka byitwaga uburayi. Umukobwa mu cyaro washyizeho imisatsi myiza wabibanjije akagenda akadefiriza cyangwa agashyiraho uyu musatsi bagura akagenda akimakiya bamwitaga indaya. Ubu se tuzabimenyera yuko abanyarwanda bongera bagasura nk'uko kera bahoze, ku mabere ntibambare, ikibazo nuko birimo gukabya no ku gitsina ntibambare. Reka wenda nabyo tubyite ko ari ibitamenyewe bizamenyerwa, ariko muri make reka tubiganireho muri iki kiganiro. Ubwo buri wese araza kutwandikira muri comment araduha ibisubizo nawe uko abyumva. Ni umwanya wanyu wo kugira ngo mwisanzure. Twongeye kubasuza rero nshuti mudukurikira, uyu ni wa mwanya wanyu wo kuganira utuntu n'utundi. Iki kiganiro rero cy'uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku myambarire ya kera n'imyambarire y'ubu, aho abantu ba kera bambaraga bagapfuka ku gitsina, ariko ab'uyu munsi bikaba birimo kugaragara ko kwambara bagapfuka ku gitsina ahubwo ari byo barimo kwigizayo rwose, bagashimishwa no kwambara ibindi bice ariko ku buryo ku gitsina ariho hantu hasigara hatambaye. Ibyo ngewe ntago mbimenyereye, ubwo wenda muraza kwandikira muri comment uko mubyumva buri wese yisanzure, ariko se bikomeze bitya. Abakuru mugerageze kuduha impanuro, buri wese atanga impanuro uko abyumva, usibye ko nta nubwo bigombera n'umukuru gusa, n'umwana ukivuka yamenya ngo ibi ndabyitwaramo gute, ese ibi ndabikora ni byiza, ibi ndabireka. Buri wese uko abyumva muraza kutwandikira ibitekerezo ni ibyanyu. Reka mpera ukuntu kera abanyarwanda bambaraga. Kera kubona imyenda byabaga bigoye, ntago byabaga ari ibintu byoroheye buri umwe kugira ngo abone umwambaro. Bityo mu bushobozi bwabaga buhari, abanyarwanda bageragezaga gukora imyenda mu mpu, abandi bakayikora mu bishishwa by'ibiti. Ngira ngo murabizi byabaga ari akazi katoroshye, byabaga ari ibintu bigoye kugira ngo umuntu abone umwenda wo kwambara. Ariko byibuze umuntu mukuru wese, umuntu ugeze mu gihe cyo gukura, ku gitsina yagombaga kuba yapfutse, yagombaga kuba yatwikiyeho wa mwenda wa kera wo mu ruhu cyangwa se wo mu gishishwa, wo mu bishishwa by'ibiti. Ibyo byari hame yuko byibuze ku mabere wasangaga amabere ari ku gasozi nk'uko muraza kubibona kuri iyi foto mwabonye kuri thumbnail, ariko byibuze ku gitsina akaba yahapfutse, akaba rwose yatwikiriye. Nihuse usibye n'ibyo, ngira ngo mwarabibonye, buriya n'amatungo usibye ihene yashize amanegu, nibyo bajya bavuga ngo runaka yashize amanegu nk'amannyo y'ihene, ariko buriya intama irapfundikira, intama irapfundikira, yewe n'inka rwose ku gitsina cyayo, inka y'ingore igira gutya igapfundikira, igashyiraho umurizo wayo nicyo wagenewe. Intama igashyiraho igisembesembe, n'ayandi matungo bikabuko. Yewe n'ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ayo matungo yose usibye ihene yashize amanegu nk'amannyo y'ihene nyine nk'uko bajya babivuga, kubera ko yagenda ku gasozi. Ariko ibindi byose habaho ku kantu kitwa pfundikira nyamuneka. None ikishimishije uyu munsi imyenda irahari, ariko nubwo ihari ntago abantu barimo gushaka gupfundikira. Urabona umuntu mu modoka nziza, urabona umuntu rwose ahantu hasobanutse mu nzu nziza, ariko imodoka yicayemo akaba adashobora kuyisohokamo ngo atambuke agira ati nambaye nanjye ndi umudamu waberewe, ndi umudamu wa runaka. Impamvu adashobora gusohoka muri iyo modoka ni iyihe? Nta yindi, ni ukubera ko ntago yapfundikiye ahagenewe gupfundikirwa. Igipfundikizo yagikuyeho. Ibintu biri ku gasozi, umwanya w'ibanga uri ku gasozi, igitsina kiri ku gasozi. Nguko ngayo. Nihuse umwenda uburaje, abanyarwanda babonye imyenda, bose barambaye, birabashimishije. Bimaze kubashimisha, biba biratangiye. Uko umunsi utambuka, ukundi ugenda utambuka, bakagenda bakuraho, noneho bakishimira kugenda bambaye. Nta nubwo ari nk'abakera, kuko abakera ku gitsina barapfundikiraga. Uyu munsi nta munyarwanda ugishaka kwambara, cyane abo mu mijyi by'umwihariko. Nta munyarwanda ugikeneye gupfundikira umwanya w'ibanga, barashaka kugendera nta gipfundikizo kiriho. Nyamuneka muri comment muraza kutwandikira rwose, mwisanzure, mwirekure, mutwandikire muti ibintu watubwiye nibyo cyangwa se bikomeze.
imyenda imaze kuza ntago byabaga byoroshye. Umwenda wambaraga umuntu ufite amafaranga, abandi bakaguma muri ya myenda ya kera, ariko iterambere ryageze kuri buri munyarwanda, aho buri munyarwanda wese abasha kwibonera umwenda. Biratambutse rero, umuntu umwenda wagusaziraho bakajyana ku mashini bagateramo ikiremo kubera ko nta mafaranga, ariko bakaguseka abandi bati uriya muntu nta mafaranga afite yo kugura umwenda mwiza. Uyu munsi ikigezweho nuko abantu bafata umwenda muzima bakawuca, ni ibigezweho, akawambara waracitse, ugaragaza ikibero, ugaragaza yo n'umwenda w'imbere, ugaragaza ikariso, ugaragaza amavi yose, ugaragaza mu ntege yose, ibidomagure bikazamo, mashini ikanyuraho ikanyuzamo urudodo. Ni iterambere, ngo ni bya bindi bita deshire, ngo ni amadeshire. Ntago ari wa mwenda, ntago ari ikibazo cy'amafaranga yagize, ntago yabuze ubwishyu bw'umwenda, ariko arashaka kwambara ibigezweho. Ibigezweho ngo ni ibihe? Ni deshire. Umwenda wacitse kera iyo wambaraga bavuga ko nta bushobozi ufite, ariko uyu munsi ni ibigezweho. Ariko dukomeze muri ibyo bigezweho ku buryo noneho tubunuza burundu twambara ubusa. Ngira ngo mwirirwa mubyibonera, ibyari ibanga ntibikiri ibanga, bisigaye bikorerwa ku gasozi. Ariko se nubwo bikorerwa ku gasozi, dukomeze tubyakire. Abarimo kubyumva, abarimo kubireba b'urubyiruko, abakiri abana bato by'umwihariko, barimo gukura babona ari ibigezweho. Abamama rero by'umwihariko, ntago waba utambara mu rugo ngo umwana wawe azambare. Icyo uzakora, nta muntu ubwiriza umwana gutukana. Buriya icyo ukoze, umwana iyo akibonye ubwabyo arakigana. Uko wambaye wa mumama we, wa mubyeyi we, uko wambaye nicyo umwana azakurikiza, we azakurusha. Azakora ibyo yabonye ku mubyeyi we, nawe ashyireho akarusho, azashyiraho ake bibiterambere, na kaga kariso we ntago azakambara. Ngira ngo murabibona ko byatangiye umunsi rwose, nta muntu ugishaka kwambara. By'umwihariko ntago ari abagabo cyo nzi cyo kubijyanye n'ibitsina barimo kwambara, ariko ku kibuno nari mbyibagiwe. Abagabo igitsina gabo rwose ku kibuno ngo ntago nzi uko babyita, ngo ni ibigezweho. Arambara umukandara akawukubita inyuma, ikibuno kikajya inyuma y'umwenda, ubundi agatambuka ati nanjye rwose nambaye nk'abandi bajene. Nguko ngayo. Uwa kera ntago ikibuno yagishyiraga ku karubanda, ahubwo ubushobozi afite yabwambaragamo. None se mwebwe bimeze biti? Muraza kutwandikira muri comment. Nta muntu ibyari ibanga byagiye ku gasozi. Imibonano mpuzabitsina yewe n'inyamaswa. Ninde wari wabona ipusi iri ku yindi? Ninde wari wayibona? Ubu abantu bagiye kujya bifotoza bashyire ku karubanda. Iby'amatungo adashyira ku karubanda, abantu babishyire ku karubanda. Yewe nicyo bita ingagi ziba mu ishyamba, igiye kubikora iriherera ikajya hihishe, ku buryo izindi ngenzi zayo cyangwa se umuntu wazisuye ntago buriya yabikora ku karubanda. Nibyo mubona mu mafilime, bazitega amakamera, kamera ikaza kuyifotora, ariko ntago ibikora ku karubanda. Inyamaswa nazo si zose, ariko se tubaye inyamaswa? Inyamaswa ziturushe kwihisha koko? Ibi murimo gukora niwo murage. Umuntu mwabonye kuri thumbnail iriya foto y'umuntu wa kera, hejuru mu bituza ntago yari yambaye, ariko byibuze ku mwanya w'ibanga, ku kibuno, ku gitsina yari yambaye, yari yatwikire, yari yapfutse. Uyu munsi wamuzana akareba iyi myenda n'ukuntu abakera bayifuzaga, akareba imyambarire dufite, yagenda avuga ngo iki? Uriya ni sogokuru, uriya ni sogokuruza, uriya n'umwe mu bakurambere bawe. Uyu munsi wamuzana wa mubyeyi we, akareba imyitwarire yawe, ashobora guhakana ko atari wo mukomokaho, ashobora kukwihakana, ashobora no kuvuga ko utari umunyarwanda, kuko yakubwira ati ibi si iby'i Rwanda, ibi si imbizi Rwanda. Nyamuneka urubyiruko ruri burebe iyi video, runyandikire muri comment, mwisanzure, muvuge muti ni ibigezweho cyangwa si ibigezweho. Ibishimisha ibyo murimo gukora, niba bizashimisha ko abana banyu bazabikora, mutwandikire muri comment. Ndabizi ngo abantu bakunda video ngo byacitse, ubonye umuntu wambaye ubusa, iyo video wayihererekanya. Iyi ngiyi ni wumva ko utagomba kuyiheka, uyihorere yigumire hamwe, nishaka irebwe na babiri barahagije. Ariko se abana bawe uzabyara wifuza ko bazajya bitwara bate? Bazajye bambara cyangwa bazajye banika
mu cyongereza ngo babyita private party. Private party, umwanya w'ibanga, umwanya uri privé, les parties privées. Mu kinyarwanda nayo ni umwanya w'ibanga, ariko se uracyari ibanga? Niki cyabamaza ubwoba? Yewe umunyarwanda yaciye umugani ngo akumiro si iki. Muratwandikira mu isanzure, reka mbasigira urubuga, ariko nibibashimisha iki kiganiro ukore like, uvuge uti wadukebuye, natwe tuzakebura abandi. Mwakoze cyane.